byose wifuza mu buzima bwawe. Tuza bebe, tuza. Icyo ni ntago wabyumva. Nanjye simbyumva uburyo mukunda kurusha kiriya kigabo cyane. Aha, nakumvisha ubundi igihe nukomeza no kungaragariza urukundo. Biriya bintu byose ntunze, biriya bisambu byose nzabikwihira. Si by'igikobwa. Hako se mana ngiri na cyiza. Nanjye umutima wanjye wose nzawuguha. Mbega mana. Ariko nuko gira kiriya kigabo kakireka. Kira ahubwo nzanacica. Ubundi se kiriya kimaze. Ubundi waruhaye nkuru nini. Ubundi yazagwiye. Si byose nyine wowe gira vuba ubundi twebwe tujye nose mwana. Ako nanone kumwica ntago ari byo byiza ahubwo nzamutaze twibanira kuko ni wowe uri kubivuga umutima ugatera gatanu. Mana yanjye uzi ko ngiye urimo gutera pocket. Neza hano hantu niho wituriye. Ubundi buriya Adamu ntabwo yakundaga Eva cyane. Buriya ni jye wari ufite urukundo. Buriya yose ngo navutse kwa ba Adamu hakigagiye. Mba naragukunze byatari pe. Suzi ko navuye se mu rubavu rwawe n'ubundi niko bimera. Mana yanjye none se umva nyine. Uyu munsi nta kintu twapanga nyine Uzi ikintu tujye gupanga. Kiriya kigabo cyanjye cyagiye. Kandi ni wowe ujya unjohereza. Ndagira bikagira. Buriya cyagiye. Wewe tugiye kwijyamira n'ubundi. Mana yanjye. Okay, nta kibazo ginda. Ndaje. Sibyo? Okay. Ubu waje ufite imbaraga. Byihorere ntabaga ari ibintu mbwirira. Akusanga Karibu nta kibazo. Nzajya nguha ibintu byose wifuza mu buzima bwawe. Cyubema n'ubundi kiriya kigabo cyanjye. Jesus, Mana y'u Rwanda. Byose wifuza mu buzima bwawe. Tuza bebe. Tuza. Icyo ni igice sheri. Mugabo araje. Sheri, ibi ni ibiki ndi kubona? Sheri, nakubaza ibi ni ibiki ndi kubona? nyine nabonye njya ku kazi. Uzajya ubura umuntu ukuganiriza sibyo? Mpitamo kukugurira igipopi. Sheri, iki ndi kurara hano ni igipopi? Iyi ni igipopi nakuguriye. Urabyizeye? Ni igipopi nakuguriye ngo mujye muganira. Ko wagera nijoro bani se ndi kureba. Ko wagera nijoro bani ndi kureba. Oya. Kanze turebe neza. Sheri, ko wagera nijoro bani ndi kureba. Oya ntabwo ari yo. Kanze turebe. Ni igipopi ariko. Sheri, ntabwo ndabyizeye. Oya ni iki? Sheri, nyine ndabona ari igipopi reka nigendere. Iyi ni igipopi. Ubwo nyine nari ngiye mu turimo nyine nabonye akareka njyewe. Sawa nta kibazo nyine kansigare nyine na n'iki gipopi. Sawa bye nyine ngo nsange byanahiye. Byahiye biri ku meza. Okay, sawa bye. Turakijijije kiriya kigo.
okay abyemeye nyinshi na indananiwe tujye kuryama nta kibazo wenda hari wese ufite umugore se ndamufite ariko nyine hari ahantu yatembereye araza ryari nari simbaye ariko namutumye ahakoreka nuko kumara uze nkubwo agasanga turi mu nzu twabigenza nyine hari ukuntu twakiga imitwe ukumva bakabigira igipopi nyine nkabikurikirana aha gusa ntabwo yatuvumbura oya kereka nyine wirabuje ugaseka okay nashaka ngo tujye kuryama turuhuke Ageri nunga muri bani cyo amashanyarazi umeze neza gato kubyumva nyine reka duturemo turyama kamaze ngukuremo ariko itonda ariko reka gakire siko muri ufite ubwonko umugore wawe ari hafi nta kibazo ngira ubwo umugore wanjye nizo ko muri anya ufite ubwoba ayashiriye ariko igihugu uri kubona reka ibyo nibyo ngukundira ntabura ni wese ibyo turabigenza dute nyine ngira kwa kunyura nawe wanditse rero ihangano ubikoresheje umaze nk'ubu watuvumbuye nyine gira atarinjira shiri gusa nabigenza dute shira wigira vuba wigira vuba ngira nyine ku rundi bubigenza nyine wigira gutya wihirira igipopi wimera gutya shari nawe usigaye iyi ndyanza nyana ni yahe ese shira nubwo atari shari ntabwo nabyumva shari nganye kuca inyuma bigeze anka nze nkwere umva shari njye ntabwo nabyumva shari ureba iyo mitwe mbabarira ntiwongere no kunkoraho mbabarira ndekure ndakubwiye ngo vaho ndekure shari ni ukuri sinabyumva cyokoza ndumva ari igipopi ariko njye kanze manze ndabyemera neza uko njye wihangana shari ni igipopi